bafashwe bamaze kugurisha ubutaka butari ubwabo bungana na metero kare 18,000. Niyo muvuga benshi bazahaba, gusa bazahaba n'inkozi bibiziruka ntawe uzirutseho. Barusahurira mu nduru cyangwa se abayobozi bashegeshwe na cyabitugu kwa cyangwa ukite giti gihora kimunga iterambere ry'ibihugu byinshi muri Afurika kitibagiwe n'ibwota amasimbi. Ndavuga inkenya yitwa ruswa. Iki cyegeranyo kandi ntikibi cyo kubashimisha gusa, ahubwo kibabera ishuri ry'ubwenge n'umutuvura kutaramba ku murimo. Reka no kuba nk'ababandi bagira batinyira amaso yerikwa bike binda kirebera, reka mbibereke byose. Nta gitara ryacanga ngo rimurikire bose, ari njye wenda kuryubika y'igiseke. Burya ngo umurunga w'imisi n'umurimo, ariko nanone gito giteranya umukozi n'umukoresha n'ubunebwe ishyashyo batanya akaba gukorera kujisha. Ubwo busembwa n'ubundi bwose ntarondoye intore byahamye ntibirangwaho. Mucaka bagidufata amasomo gusa nanone ntimuvuge ngo ndamutatse ucukuye zahabu ntago ari utumishashagirana. Kiba yarabihoranye na mbere. Mu rwego rwo guteza imbere ubutabera bushingiye ku kuri no kurwanya icyaha mu buryo buboneye, u Rwanda rwagize umugisha wo kugira abagabo b'intangarugero barangwa n'ubunyamwuga, ubunyangamugayo n'ubwitange mu kazi kabo. Muri bumwe mu bakunda kugaragara cyane ku mbuga nkoranyambaga ni Dr Murangira Bitiya, umuvugizi wa Rwanda Investigation Bureau (RIB) cyangwa se urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha. Yamamaye cyane mu itangazamakuru no ku ruhando rwa politiki n'umutekano nk'umuyobozi usobanutse cyane kubera imyitwarire yirangwa no kuri ubunyamwuga n'icyerekezo. Dr Murangira yagiye azamurwa mu ntera inshuro zitandukanye, atari bije gutyo gusa, ahubwo ari ukubera ibikorwa bye byivugira. Yabaye nk'umutaka ukingira isura nziza y'ubutabera nyarwanda, aharanira ko icyaha kitagira aho gihungira, ko icyaha ari gatozi kandi abaturage babona RIB nk'umufatanyabikorwa mu kurinda ituze n'amahoro mu gihugu. Uyu mugabo wize yizewe wubahwa asigaye ishema ry'inzego z'umutekano n'ubutabera mu Rwanda. Inkuru ye ni isomo ry'urubyiruko n'abandi bose bashaka kuba inkingi z'ubunyangamugayo n'ubwitange. Dr Murangira Bitiya. Gusa nanone ntarajya kure, kimwe mu bintu byibazwa na benshi ni inyuguti ya B igaragara mu mazina ye. Gusa nanone umunsi umwe ubwo yari gukora ikiganiro n'umwe mu banyamakuru bakorera ku rubuga rwa YouTube, yavuze yuko nawe yakuze asanga yitwa Murangira B Thierry, gusa ngo riri mu mazina ye no ku byangombwa bye. Dukomeze gutya, akagahenge tubona ndetse n'igabanuka ry'ibyaha tubona tubikesha umugabo Dr Murangira Bitiya, n'umuvugizi wa RIB. Uyu mugabo ntasanzwe mu by'ukuri, ni nabyo bituma bashaka gukora akazi ke neza cyane nk'ahari we wagahimbye. Dore amateka ye utigeze umenya, aho yavukiye ndetse n'ubuzima bwe bwa kera ntabwo biri public. Nashakishije hose ariko nabibuze, niyo mpamvu turavuga ku mateka yazwi nabashije kubona muri research nakoze. Muri 2016 Dr Thierry yabonye impamyabumenyi y'ikirenga PhD mu bijyanye na forensic DNA evidence. Ubushakashatsi bwe bwagize uruhare rukomeye mu butabera bw'ibyaha bushobora gutahurwa hifashishije DNA ku bantu ibyaha bihama n'abarengana. Mu kwezi kwa mbere 2019, mbere yo kumuvugizi wa RIB, Dr Thierry yabanje kuyobora Research and Analysis Division muri RIB, ishami ryibanda ku gukoresha DNA mu gutahura ibyaha. Yazamuye cyane iri shami rya forensics na scientific research kuko ari byo yarabaze iminsi yiga. Guhera muri 2021 kandi kugeza ubu Dr Murangira Bitiya yagizwe umuvugizi wa RIB, ashingwa kumenyesha rubanda ibijyanye n'ibyaha, amatangazo ya RIB ndetse no kubigisha uburyo bwo kubyirinda, kandi abikora neza. Guhera muri 2020 kugeza ubu akora n'inzego zibanze mu gihugu hose, kwigisha kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kurinda abana no guteza imbere ubufatanye mu gukumira ibyaha. Muri 2021 kugeza 2024 yamenyekanye cyane kubera amagambo akomeye yagiye atangaza ahani igihe habaga ibyaha bikomeye. Ati nanjye ndi umufeministe, sinshobora gushyigikira ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Guhohoterwa ku mugabo si ugutsindwa, ugana ubutabera no kwirinda ibibazo. 2022 kugera muri 2024 yabaye umuvugizi ku manza zikomeye zirimo ibibazo byabaye muri Miss Rwanda 2022, ruswa n'inyandiko mpimbano muri RSSB, Mibirizi Hospital 2024 murabyibuka. Rwamagana abakoraga sextortion kuri YouTube n'abakwirakwiza ibihuha by'ibyaha muri 2023. Gusa nanone sextortion imeze nka blackmailing, aho umuntu yagutira ubwoba kazashyira amashusho yawe hanze agaragaza ubwambure bwawe, akagusaba gukora ibintu runaka cyangwa se kumuha ibintu runaka ngo atazaguta hanze. Abanze kugusaba nudes cyangwa se amashusho y'ubwambure, nyuma akagusaba amafaranga wakanga atinda guta hanze. Nibikubaho uzagane RIB. Muri make Dr Murangira Bitiya si umuvugizi wa RIB gusa, ahubwo ni n'umuscientist, umwarimu ndetse n'umuvugizi w'ubutabera. Mu masengesho yose usenga ujye umuzirikana akomeze gukora umurimo we neza kuko ari twe bigirira akamaro kumurusha. Link yamwe mu makuru nagiye nifashisha urayisanga muri description ya video.
mu gihe isanganye n'ihindagurika ry'imico ruswa n'iyicarubozo mu nzego zitandukanye u Rwanda rukomeje kwerekana icyizere binyuze mu buyobozi bw'intangarugero ndetse n'abamwe mu bayobozi b'intangarugero ndetse n'abamwe mu bayobozi barimo nka Dr Murangira Bitiya, umuyobozi utari gusa ijwi ry'itangazamakuru muri RIB ahubwo akaba n'ijwi ry'umucyo, iry'ukuri n'iryo gukunda igihugu. Yabaye inkingi yo kugirirwa icyizere cyane mu bantu barinda umutekano w'igihugu mu buryo bw'ubwenge n'amategeko. Mu myitwarire ye ijwi rye rizira uburyarya ndetse n'igihagararo cye gituma benshi bavuga ngo yarabikwiye nubwo atari cyo akoresha mu kazi ke. Byose byamugize ishusho y'umuyobozi udasanzwe mu bihe bisaba imbaraga nyinshi cyane, ubuyobozi no gukorera rubanda aho gukorera inyungu ze bwite. Kuba yaragiye ahura n'izamurwa mu ntera inshuro nyinshi cyane si impano y'amahirwe, ahubwo ni igihembo cy'akazi kagaragaza umwimerere w'ubupfura, ubupfura bw'ibitekerezo n'ubupfura bw'imikorere. Dr Murangira Bitiya ni urugero rugaragara rwo kuba inyangamugayo bidapfira mu magambo gusa. Ni umutako udakingira icyaha ahubwo ukingira abaturage uburenganzira bwabo n'isura y'ubutabera bukwiye. Izina ry'icyizere, umutekano n'amahoro arambye u Rwanda rwungutse intwari y'iki gihe itavugira ubusa ahubwo ivugira ukuri. Uwavuga ubunyangamugayo bw'imfura y'u Rwanda bwakira bugacya. Reka ahubwo mbashimire mwese rutubanye muri video. Ntiwibagirwe gukanda subscribe ndetse no kugera kugira ngo tujye tubana gatanu ku kandi. Nyarukira muri comment ubaze ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi. Wibutsa kandi ko nyirizina n'ingiye umunyamwuga udasanzwe uvoma ku isoko y'amateka nkasogongera ku muco ndintore idacogora umuhamya biye n'imigambi. Ndigena amatwumva byose ndigena iyo shanga hose ndingo bidawushadinganje tanyeganyege ndumugano n'amagambo y'indirimbo y'isoko n'amasunzu. Umunyangiso nk'inyange n'umunyamutima w'ingabo za Kirima ndintore itarambirwa indanga mu bitarundo isoko itagabanuka. Ndavuga nkavuga ukuri ngene Plava, iyi ni Plava TV. Dore muri video itaha.